Hari byinshi twahawe duhitamo kubika aho kubikoresha kubera icyizere gike dufitiye Nyagasani. Iby'icyo gihe rero bizamera nk'umuntu wari ugiye kujya mu rugendo maze agasiga abikije imari y'abagaragu be, bayikoresha neza abandi bayikoresha nabi, nuko sebuja agarutse buri wese amugororera ibihwanye n'ibyo yakoze. Ibi ni ibintu bikunze kugaragara cyane rwose, ugasanga abantu bamwe barinuba, ngewe nta kintu Imana yampaye, n'urwara rwo kwishimangira, reba abandi yarabahaye ubutunzi buruzuye. Muri ibyo byo kwiganyira, ni mu nyemerere nyuma y'aka kananga gato yangaruke gezaho uyu mugani mu buryo burambuye, kandi ndabizeza ntashidikanya yuko muri bukuremo isomo rikomeye hindura imikorere yanyu. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Mu nyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Icyo gihe Yeshuwa yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye, maze abacira uyu mugani ati, bizamera nk'umuntu wari ugiye kujya mu rugendo agahamagara abagaragu be akababitsa ibintu bye. Umwe amuha amatalenta 5, undi 2, undi 1, umuntu wese ku rugero rw'icyo ashoboye, hanyuma aragenda. Ako kanya wari wahawe amatalenta 5 ajya kuyakoresha maze yunguka andi 5, wari wahawe 2 nawe yunguka andi 2, naho wari wahawe 1 aragenda acukura umwobo mu gitaka maze ahishamo imari ya shebuja. Hashize igihe kirekire shebuja wababagaragu araza maze abamurikisha ibintu bye. Wahawe amatalenta 5 aregera maze amuhereza amatalenta 5 yandi agira ati, shobuja wari wampaye, databuja wari wampaye amatalenta 5, none dore ndi 5 nungutse. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho, ngwino wishimane na shobuja. Uwahawe amatalenta 2 nawe araza agira ati, databuja wari wampaye amatalenta 2, dore andi 2 nungutse. Shebuja aramubwira ati, ku mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho, ngwino wishimane na shobuja. Haza wahawe italenta 1 aravuga ati, databuja nari nzi ko uri umuntu w'umunyabugugu, usaruraho utabibye, ukanura aho utanitse. Naratinye ndagenda mpisha italenta yawe mu gitaka, dore ibiri byawe. Naho shebuja aramusubiza ati, mugaragu mubi kandi w'umunebwe, wari uzi ko nsaruraho ntabibye, nkanuraho ntanitse. Uba rero abikije imari yanjye, abari kunyungukira, nagaruka nkabona ibyanjye n'inyungu. Nimumwambure italenta ye maze muyihe ufite amatalenta 10, kuko utunze bazamuha akungahare, naho udafite namba bazamwaka n'utwo yaganyiragaho. Naho uwo mugaragu w'imburamumaro nimumujugunya hanze, aho azarira kandi agahekenya amenyo. Amina. Muri iyi nkuru dusomye muri Matayo 25 umurongo wa 14 kugeza kwa 30, umwami Yeshuwa yabwiraga abigishwa be ibyerekeye kuza mu ikuzo, abibasobanurira akoresheje ikigereranyo. Umwami wacu Yeshuwa Kristo wapfuye akazuka rero aje adusanga none kugira ngo adushishikarize gukora kugira ngo tumwungukire mu bye yatubikije, kandi atuzaniye nanone imbaraga zo kudufasha gukora tumwungukira. Koko rero gukora byo hari igihe dukora tukavunika cyane tukananirwa, ariko atari Nyagasani dukorera cyangwa twungukira.
ahangaha bamwe baba bakorera umwanzi Sekibi. Umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka rero aje none kutwigisha kumukorera mu budahemuka, bityo tugakomeza kwitwa abagaragu beza bungukira shebuja kandi badakorera ijisho cyangwa igitsure. Aba ni abagaragu bakorera mu bwigenge, buzuye urukundo, bafitiye shebuja wabagiriye icyizere akabashinga ibyo yashoboraga guha abandi. Rero uriya mugaragu mubi twirinde kuba mubi nkawe cyangwa kumusumbya, twirinde no kumera nkawe kugira ngo hato tutazacirwa urubanza rwo kujugunywa hanze y'ingoma y'ijuru. Ibyaha bye rero yakoze tugomba kwirinda nuko atagiriye shebuja icyizere nk'uko nawe yari yakimugiriye, ahubwo impano yaragijwe akazitaba mu gitaka. Urugero ni nko gufasha abakene bigaragara rwose ko bababaye. Akenshi twe duhitamo guhunika mu mabanki cyangwa mu kimuga aho kugira ngo dufashe abantu nk'abo, kandi ikibidutera ni uko nta cyizere tuba dufitiye Imana. Umuntu aravuga ati ndamara gutagaguza amafaranga yanjye se muri bariya batindi maze njyewe ejo nzamera nte? Ntabwo twiyumvisha ko ari Nyagasani tuba dushoreye imari kandi ko inyungu aba ari twe izagarukira, ahubwo twumva ko ari ugutagaguza no gupfusha ubusa. Nyamara Nyagasani umutunzi wa byose atugira inama ati mujye mutanga namwe muzahabwa ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje, nicyo bazabuzuriza, kuko igipimisho mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Mu by'ukuri imyumvire ya benshi ntahitaniye n'iyuriya mugaragu mubi utaratinye kubwira Umuremyi ko ari umunyabugugu, asarura hatabibye akanuraho atanitse. Aha rero niho urubanza rw'abitwa ngo barakize ruzakomerera koko, kuko inzara n'ubukene mu isi yuzuye ubukungu bizabazwa babigizemo uruhare bose. Abo bose Kristo yabikije kugira ngo imari ye bayikoreshe bubaka ingoma ye y'urukundo, ahubwo bubaka ingoma y'icyubahiro cyabo, ubwikunde ndetse n'ubwikanyize. Mureke dusabe Mwuka Wera dufasha gukoresha impano zose twahawe uko bikwiriye, ubwo azahishurwa tuzakirwe mu bagaragu beza. Ahangaha cyane cyane dukwiriye gusaba kumva yuko ibintu byose twabihawe tubiherewe kubikoresha, atari ibyo guhunika, kandi ibyo byose tukabikoresha twubaka ubwami bw'Imana muri iyi si. Waba ufite italanti imwe, waba ufite italanti 3 cyangwa 5, 6, zose zibyaze umusaruro, uba umugaragu w'indahemuka, sobuja naza azabikwitura. Reka nsoze ngira nti nihasingizwe Yeshua Kristo wapfuye akazuka, akaba azanagaruka kudutwara tukabana mu bwami bwe iteka ryose.